Hello. Yesu ashimwe nanone ndongeye ndagarutse ngarutse kuganira n'isi yose tuganira n'Imana muri rusange mu mitima yacu tuyakirana ubwuzu n'imbabazi dushimira umucunguzi wacu wemeye kudupfira ku musaraba akaduha ubuzima akaduhanaguraho ibyaha bya karande akaduha kuba abana biwe. Ntago byari ibintu bisanzwe, ntago byari ibintu dukwiye kumenyera kugeza aho bigereye ubu. Byari ibintu dukwiye kureba uburyo byabayemo imbaraga kugira ngo Yesu atuzire tukabiha agaciro tukabana nawe muri iki gihe. Byari ibintu dukwiye kuba duhagazemo tukaba abanyembaraga tukabishishikariza n'abandi bakabasha guhinduka. Rero nitwa Theophile Hakizimana, nshimiye Imana yemeye ko ngaragara uyu munsi imbere y'amaso yanyu, kandi namwe mubyemeye kuba mugiye gukurikira iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Dusabiye umugisha umwana w'Imana Robert wemeye kunkoresha ikiganiro muri iki gitondo. Yesu amuhe umugisha. Hanyuma n'Imana yabyemeye ko tugaragara kuri fishi. Imana ibahe umugisha. Tugusoma ijambo ry'Imana rigaragara muri Matayo bice 7 murongo waho wa 16. Ijambo riravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Cyo ni ikibazo. ngo nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Haleluya. 18 haravuze ngo igiti cyiza kitabasha kwera imbuto igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. 19 igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. 21 umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Narinje mvuga ku ijambo rivuga kwera imbuto. Umutwe w'iri jambo na uhaye ijambo rivuga ngo narihaye ijambo rivuga ngo imbuto zawe ni izihe? Imbuto zawe ni izihe? Wera imbuto zihe? Urugo wubatse weramo izihe mbuto? Mu bana wabyaye weramo izihe mbuto? Ese umugore washatse umwerera izihe mbuto? Umugabo washatse umwerera izihe mbuto? Igihugu uyoboye ukerera izihe mbuto? Abo mukiyoboranye uberera izihe mbuto? Bo bakwerera izihe mbuto? Mubayeho mute? Mwererana izihe mbuto? Bibiliya yatubwiye ngo haleluya, yatubwiye amagambo akomeye. Iravuga ngo reka dusubiramo gatoya mitena nasoza ntabwo ndi butinde jewe. Havuze ngo igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Wera izihe mbuto? Bishoboka ngo umuntu mubi asohora amagambo mabi avuye mu mutima we mubi, ariko umuntu mwiza asohora amagambo meza avuye mu mutima we mwiza. Bivuze ngo ikiri muri wowe nicyo usohora. Wera izihe mbuto? Nizo gusebanya? Wera izihe mbuto? Nizo kugambanirana? Wera izihe mbuto?
nizo gushakisha impamvu mu bandi bantu. Imana iguhe ububasha n'imbaraga zo kwera imbuto nziza, werere igihugu imbuto kikuyoboye, werere itorero ryawe imbuto rikuyoboye, werere inshuti zawe imbuto zikuyoboye. Niba koko ijambo rivuze ngo igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza, riravuga ngo igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, wowe uri ikihe giti? Uzi neza ko twacunguriwe ku giti cya Kristo. Niba utaracunguriwe ku giti cya Kristo ukaba, cyangwa se waracunguriwe ku giti cya Kristo, Kristo akaba yaragucunguriwe ku giti, igiti wereraho imbuto ni iki? Ni icya Kristo cyangwa ni igiti cyera imbuto mbi? Dusobanurire. Muri wa mutima wawe Imana iwuhe kwera imbuto, imitekerereze yawe mindset Imana ihe kwera imbuto. Abo wabyaye berera imbuto, abo uturukamo uberera imbuto. Kwera imbuto ni iki? Ni ugukora ibyiza mu maso yabo uri kumwe nabo. Kwera imbuto ni iki? Ni ukubana n'abantu neza. Kwera imbuto ni iki? Ni ugusohora amagambo meza atuma abantu bakugirira inyota bagahora bagukeneye. Ariko iyo uteza imbuto nyine biraremera, bigira uburemere. Umuntu wese gutekerezaho nabi. Abana bakubona bakirukanka, mugore yakubona akirukira mu cyumba ati nguwo yaje, kuko nta mbuto zimufite. Mukazaho ukora ati bosi yaje, bakanyerera bakajya gukorera mu maguni, bakihinda. Uri gukora tuvuge wenda uriho umufundi, ufite abayede uri gukoresha, bamenyereye yuko uza ugahita ubirukana utabanje no kumenya ikibazo cyabaye kubw'inyungu zawe. Wahagera uwari ushyizeho itafari akarishyiraho nabi. Kubera iki? Kubera ko uyoboye nabi. Wera izihe mbuto mu bantu ukoresha? Wera izihe mbuto mu bana wabyaye? Wera izihe mbuto mu muryango ukomokamo? Wera izihe mbuto mu gihugu ubarizwamo? Wera izihe mbuto muri sosiyete ubamo? Ni izihe mbuto werera abantu? Ese kwera imbuto kuri wowe bisobanuye iki? Igiti kitabasha kwera imbuto, hano ukomeje gusoma Bibiliya tubwira ngo nyir'umurima aragitema akagitwikana n'ibindi biti. Nawe ushaka gushya? Niba utabasha kwera imbuto, saba Imana imbaraga z'umwuka zituma wera imbuto mu mibereho y'ubuzima bwawe. Imana ihindura izina ryawe, Imana iguha umugisha. Kandi umuntu wahawe n'umugisha n'Imana yera imbuto mu buryo bwiza. Nta myuka imurwanya, nta rwaserera, nta ntambara, nta makuba, kuko aho ugeze hose uravuganirwa kuko weza imbuto. Niyo wakoze ahantu ukirukanwa urenganywa, bongera bakagukenera kuko hari igihe babona ko nta wundi muntu uzabasha kuba mu mwanya wabayemo, kuko uwo mwanya wabayemo neza wera imbuto. Itorero ririmo kwera imbuto, abantu barubahana, bakamenyana, bakagirana urukundo, bakagirana kwihanganirana, bakayoborana umurimo neza. Rero umutima utera imbuto Imana irawanga. Gira ururimi rwera imbuto, ugire akanwa kera imbuto, ugire umutima wera imbuto, ibikorwa byawe byera imbuto, nibwo uzahirwa mu nzira ufite. Ese ubundi kwera imbuto ni iki? Ni ugukizwa ukamara amazi. Iyo wakijijwe neza uba wera imbuto, ukirinda ibyaha n'ibisa nabyo. Hari igiti Yesu yagezeho cy'umutini akiburaho imbuto, arangije arakivuma kuko nta mbuto cyari gizize gute cyari gifite. Uyu munsi wera imbuto zituma abantu bagukunda,
zituma wongera kugirirwa igikundiro, zituma wongera kugirirwa igitinyiro, Imana ikuhe kurama no kugubwa neza. Ndabakunda cyane. I love you so much. Imana ibahe umugisha.